Hari mu masaha ya saa 11 z'umugoroba, abo mu mujyi bari mu gihe cyo guhindura umuvuduko. Abantu bamwe bari babaye ku kazi bagana mu ngo zabo bihuta, abandi bakiri mu maduka, bamwe batangiye gusohoka bajya gushaka ibyo kurya bya nimugoroba. Imodoka zari nyinshi mu muhanda, amapikipiki anyura hagati yazo, abanyonzi bahamagara abagenzi. Umucyo w'izuba wari utangiye kugabanuka buhoro buhoro, ariko ryari rikimurika. Abanyeshuri bo muri kaminuza bari bagiye ku ishuri rya nimugoroba, bamwe bafite amakayi n'ibitabo mu ntoki, abandi bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bari gutaha, bamwe bagenda ari babiri bavugana ku masomo no ku bindi. Abakozi bo mu biro bagendaga bihuta, bamwe bareba ku masaha yabo, abandi bari kuri telefone. Abacuruzi bato bo ku muhanda bari bagishishikariye guhagarika abagenzi babereka ibicuruzwa byabo, bizeye kugurisha ibya nyuma mbere y'uko bwira. Hagati muri iyo mihanda, hafi y'inyubako ndende itarangiye neza, hari umukobwa wari usanzwe amenyerewe n'abahanyuraga. Yari mukuru, ariko ubuzima bwari bwaramuhinduye ku buryo atarakigaragara nk'umuntu wigeze kubaho mu buzima busanzwe. Yari yambaye imyenda yacitse, irimo ibizinga by'imvura yamunyagiye n'umwanda wo kutayimesa. Yari afite amashashi atandukanye ku rutugu no mu ntoki, amwe yuzuyemo ibikoresho byatoraguwe, andi arimo ibiryo yatoraguye mu bisigazwa byabaga byajugunywe mu ngarani. Mu kindi kiganza yari afite amabuye mato, ayafashe akomeje nk'aho hari icyo amurinze. Umusatsi we wari warahinduye isura, warabaye umuhondo urimo amabara n'umwanda. Abantu benshi bamunyuragaho, bamwe bakamuhunga. Hari abamwishaga nk'aho ashobora kubakubita, bamwe bakabona afite amabuye bakiruka, atari uko ashaka kuyabatera. We yabaga yafite gusa agambiriye ko wamwendereza ari we yatera, cyane cyane abana bamubonaga bakamukwena. Hari n'abamusekaga kumva yarira, bakamwita amazina mabi, akabyumva bikamubabaza cyane. Abacuruzi bamubwiraga kuva aho bari kugira ngo atabegerera abakiriya, akababuza guhaha, cyane ko rimwe na rimwe yabaga afite umwuka mubi waterwaga no kudakaraba ndetse no kutamesa iyo myenda yabaga yambaye. Abanyeshuri bamwe baramurebaga bagaseka, abandi bamwitegereza bakagira impuhwe, ariko ntihagire ugira icyo akora. Niyo mpamvu nawe rimwe na rimwe yitabazaga amabuye akayatera ababaga bari kumutuka cyane, bashaka kumukiniraho. Uwo mugoroba yazamutse ku gice cy'inyubako yari ifite ibuye rinini imbere yayo, aho yashoboraga kurebwa n'abantu benshi. Ntiyarahagiye ku mpamvu yo gusimbuka ngo yiyambure ubuzima, yarahagaze kugira ngo avuge ijwi rye rigere kure. Yarahagiye kuko hejuru yumvaga ari bwari bwumvikane kurushaho. Yumvaga aremerewe cyane ku mutima, bituma azamuka hejuru kugira ngo ijwi rye rize kurenga ku rusaku rw'imodoka n'ibinyabiziga, utibagiwe ibyuma by'imiziki bacurangaga, ibisya n'ibindi, kuko yifuzaga ko bamwumva. Yarasokoje cyane ati, murandeba iki se? Murandeba mukanyita uko mushaka ngo ndi umusazi, ngo ndi ikigoryi? Ariko ndacyumva nk'uko namwe mwumva, kandi ndi kumva inzara nonaha nk'uko namwe mwashonje cyane muyumva. Iyo imvura iguye nijoro, nanjye ndakonja nk'uko mukonja. Iyo umuntu antutse cyangwa akansunika, numva uburibwe. Niyo mpamvu mporaneye amabuye, nihagira uwongera nzamumenagura umutwe. Abantu bamwe barahagaze bareba aho yarahagaze. Yakomereje ati, hari abatekereza ko umuntu umeze atyo atamenya aho ari. Oya, hari ibintu nibuka neza cyane. Nibuka amazina y'abantu bankubise bakamvunagura nkazana ibisebe, abo ngabo twari dutoranye. Nibuka aho nize ukuntu bankubitaga, nibuka uko nari meze kera. Yahagaze akanya gato areba abantu bari kumwitegereza. Bamwe batangiye kwibaza bati, ese koko umuntu nka we yumva uburibwe? Ese aratekereza? Ese azi aho ari? Umwe muri bo yaravuze ati, ukuri ni uko umuntu urwaye mu mutwe aba akiri umuntu. Indwara yo mu mutwe ntabwo ikuraho uburibwe bw'umubiri. Iyo arwaye amenyo arabyumva, iyo arwaye ino abyumva nkawe, kandi iyo arwaye umutwe nabwo amera nkawe. Ni umuntu usanzwe kuri iyo ngingo. Iyo yakomeretse arababara, iyo ashonje igifu kiramurya, iyo hari ubukonje nawe arakonja. Ntabwo umubiri uhinduka ibuye kubera ko ubwonko bwahuye n'ikibazo. Undi ati, none se ko ari kuvuga amagambo wagira ngo nayo abantu bazi ubwenge, ubundi se kuki atangiye avuga ko yibuka bamukubise, nako ngo afite n'inzara? Uzi ko ari kuvuga nk'aho yakize? Nawe ati, ku bijyanye no gutekereza siko bahora bataye ubwenge. Hari igihe batekereza neza, bakamenya aho bari, bakamenya ibyo bavuga. Hari n'igihe indwara izamuka igahindura ibintu byose, amagambo akivanga, ibitekerezo bigacanganyuka. Ariko siko biba bimeze amasaha yose cyangwa mu bihe byose. Niyo mpamvu bavuga ngo umusazi arasara akagwa ku ijambo. Rimwe na rimwe amera nk'aho yakize, akaba yavuga amagambo arimo ubwenge, cyangwa akagaruka ku mateka yamubabaje n'ibiri kumubaho muri ibyo bihe. Uyu mukobwa uri hejuru aha, amagambo ye kuri ubu ngubu usa y'umuntu udafite ubwenge. Ashobora kuba ari kuvuga ibintu bifite ishingiro, ahubwo dore ntawe uzahaturuka, tube turetse kugenda twumva ibindi aravuga, ubundi naho arahavuga. Umukobwa nawe yarakomeje kuvuga ati, sinavutse meze gutya. Kera nari mfite umuryango, nari mfite aho ndara, nari mfite ejo hazaza,
nari mfite ibyo nifuzaga kuzageraho. Yerekanye abanyeshuri bari bambaye neza bava ku ishuri ati nanjye nari mfite ibitabo, nari mfite umwarimu, nari mfite amanota meza nubwo bwose bankubitaga nakerewe. Yarindikira areba umugore wari uhetse umwana anyuze hafi aho, ahita asakuza ati nanjye natekerezaga ko nzagira umuryango, ko nzabyara, ko nzita ku bana banjye. Yahise aceceka akanya gato ashyira hasi amabuye yari afashe ariko ntiyayajugunya. Yarongeye ati sinjye wahisemo kumera gutya, hari ibiba mu buzima bigasenya umuntu ku buryo atabasha kubyihanganira. Iyo umutwe unanijwe cyane hari igihe udakomeza gukora neza, ariko ibyo ntibisobanura ko uba utacyumva. Abantu bari hasi batangiye kumwumva neza, bamwe bati nyamara ntari kuvuga amagambo y'ubusazi, ni nk'umuntu uri kuvuga ubuzima bwe. Nta mazina yavugaga, nta bisobanuro byinshi yatangaga, ariko amagambo ye yerekanaga ko hari inkuru iri inyuma y'iyo sura yari yanduye. Yarongeye ati inzara ni mbi, kujugunyirwa ibiryo nabyo ni bibi, ariko igikomeye kurusha ibyo byose ni ukumva uri wenyine mu bantu benshi bangana uko. Hari abari batangiye kugenda ariko hari n'abari bagihagaze bumva ibyo avuga. Yarakomeje ati bamwe muravuga ngo turi abasazi ntitumenye ibyiza n'ibibi, ariko hari igihe nicara nkareba abantu bakundana nkibuka ko nanjye nigeze gukundana. Hari igihe ndeba umuntu wambaye neza nkibuka ko nanjye nigeze kwambara neza. Hari igihe ndeba mu ndorerwamo y'ikirahure cy'inyubako nkibona uko nsa, nkibaza ukuntu nahindutse gutya. Indwara yanjye iyo mwebwe mwita ubusazi ntabwo ihitamo abakene gusa, ishobora kugera kuri buri wese. Uyu munsi nijye muri guhonga, ejo ashobora kuba undi. Nubwo bwose bamwe bahanyuraga bakamurangarira bakikomereza, hari umukire wari wahoze amwitegereza kuva kare. Yazamutse hejuru amureba ndetse n'ayo magambo yose yari avuze yari yayumvise. Byari byamushishikaje cyane, atari no kwitaba amatelefoni yamuhamagaraga. Yari ahagaze ku ruhande rw'umuhanda ku modoka ihenze cyane, yari ateze amatwi. Kandi ibyo uwo mukobwa yavugaga muri ayo masaha ya 11 z'umugoroba byari bikomeje gutuma yishyira mu mwanya we, akibaza uko byaba bimeze ari uhindutse uko. Yakomeje kumwitegereza atuje. Ntiyari umuntu usanzwe uhagarara ngo yitegereze abantu cyangwa ngo yumve amagambo y'umuntu uwo ari we wese, cyane cyane abitwa abarwayi bo mu mutwe. Mu buzima bwe yari yaramenyereye ibintu bisobanutse gusa, nk'inama z'akazi, gukora amasezerano, imibare no kubara inyungu n'igihombo. Ariko ayo magambo yavugwaga n'uwo mukobwa yari afite uburemere bituma yanga kujya mu by'ako kanya. Umukobwa yarongeye ati murambona mukavuga ngo ndi ikibazo mu mujyi, ariko nanjye uyu mujyi wambereye ikibazo. Nabuze aho mba, nabuze aho ndara, nabuze unyita izina ryanjye. Munyita umusazi niko nitwa, murambona muti uriya musazi, ariko mfite izina. Yahise akomanga ku gatuza ke nk'ashaka kwihorera ku muntu runaka, aravuga ati sinzabyibagirwa. Ubundi si izina ryanjye ryo mwatuma ryibagirwa? Ibyo byo muribeshya. Hari abantu bari bagikomeje kuvuga buhoro bati ariko se koko yarwaye ate? Undi ati biragaragara ko hari ibyamubayeho. Undi nanone ati nta muntu uba gutya nta mpamvu. Umukobwa yarakomeje atangira kubaza ati ubuzima mbayemo ni igihano, ni umuvumo se? Hari igihe umutima ubabara kurusha uko umubiri wabasha kubyihanganira. Hari igihe ubwonko bunanirwa kwakira iby'amaso yabonye n'ibyo umuntu yanyuzemo, ariko ndacyari umuntu. Reba aya mabuye ndayatwara kuko hari abankubise. Hari abankubise nkiri muzima, nkiri mwiza, nkiri mu rugo, nimbabona nzayabatera. Hari n'abankubise ndi hano ku muhanda bariruka. Aya mabuye se yo gutera buri wese, nayo kwirwanaho kuko bamfatirana n'inzara bakantera imigeri ngo nimve mu bantu. Nanakomereka ntihagire uwo bitera kongerera impuhwe. Iyo umuntu akubise imbwa iramuruma yirwanaho, none njye ko ndi umuntu, kuki mutumva ko nanjye nkeneye kwirwanaho? Bamwe muri kuvuga ngo sinzi aho ndi, ahubwo se mwebwe ntimwasaze? Nzi ko ndi hagati mu mujyi, nzi ko yari umuhanda munini, nzi ko hano hari amaduka, hari za banki, hari amashuri, nzi ko hari abari kugaruka mu ngo zabo bavuye mu kazi no ku ishuri. Ikibazo si uko ntamenya aho ndi, ikibazo ni uko ntaho mba. Inzara iranyica, ariko si yo mbi kurusha ibimbaho byose. Ikimbabaza ni ukumva ndi jyenyine mu bantu benshi. Kuba uri hagati mu bantu bangana batya, mu bantu magana, ariko nta n'umwe ukureba ngo abone uri umuntu, biba biteye agahinda. Umukobwa yatangiye kurira, noneho avugana ikiniga. Yakomeje kuvuga arira ati hari igihe ibintu numvise byivanze mu mutwe wanjye, nkumva amajwi menshi cyane icyarimwe ntaza yariyo. Hari igihe nibuka ibintu byambabaje bikangarukamo nk'aho biri kuba uwo mwanya. Hari igihe ndakara ntazi impamvu. Uwo mukiro uri ku modoka ye yumvaga umutima uremerejwe no kuba uwo mukobwa yari yagize akenge, akaba yaravugaga ayo magambo. Yibutse inshuro nyinshi yagiye mubona mu mihanda akamucaho. Yibutse ko rimwe na rimwe yajyaga ahindura inzira kugira ngo badahuriye, bagagenda n'amaguru akamubona imbere. Ariko noneho yamurebaga nk'amubonye bwa mbere.
Umukobwa yarebye umuganga winjiraga mu ivuriro afite igikapu cye cy'umweru, aravuga ati njye nkiri muto nifuzaga kuzaba umuganga. Nashakaga kuvura abana barwaye nkabaha imiti bagakira. Nifuzaga kwambara itaburiya yera nkumva abantu bambaza bati muganga muradufasha. Yahise areba ku rundi ruhande aho umwarimu yasohokaga mu ishuri abana bamukurikiye, aravuga ati nifuzaga kuzaba umwarimu nkigisha abana gusoma no kwandika, nkabereka uko bazabaho neza kurusha uko meze. Nifuzaga ko ari utwajya duhora akavuga ati uyu mwarimu ni wanyigishije. Reba aba bacuruzi buri munsi barahaguruka bakajya gushakisha, bakabona amafaranga yabo, bakarya, bakambara, bakagira aho baba. Njye nigeze kugira inzozi zo gucuruza utuntu duto, nkabasha kwigurira inkweto nshya nkambara neza. Yarebye abakobwa basaga neza bari kumwe n'abakunzi babo, baseka, baganira, bambaye imyenda myiza, ati reba bariya bakobwa bambaye neza, bafite abantu babakunda, babahoberera mu ruhame batikanga. Nanjye nigeze kwifuza gukundwa. Si amafaranga menshi nifuzaga gusa umuntu umbwira ati uri umukobwa mwiza. Nifuzaga kwambara neza, nifuzaga kujya mu ishuri ntawe umbwira ngo ndanuka, nifuzaga kurya inshuro 3 ku munsi, nifuzaga kugira ubuzima busanzwe. None njya rimwe na rimwe abantu bose barampunga. Abantu bamwe batangiye kwigendera, nibakomeza guhagarara bigira mu byabo. Bamwe basigara bavuga bati nubwo yasaze avuga amagambo mazima. Abandi bati yewe uyu musaza arasetsa. Hari n'abavuze bati ararwaye mu mutwe ariko wagira ngo ari kugenda yoroherwa. Hari n'abahitaga bikomereza batanamwumvise neza. Gusa benshi barijijwe n'amagambo yavugaga, bishyira mu mwanya we, uretse ko nta n'umwe watinyutse kugira icyo amufasha. Amaze kuvuga ibyo byose, ijwi rye ryacitse intege. Yicaye ku rutare aravuga ati ndashonje cyane, ndashonje kurusha uko mubitekereza. Amaze kuvuga ayo magambo, yaryamye kuri rwa rutare afunga amaso. Abantu barakomeje barigendera, bamwe bagenda bababaye, gusa babonaga abarwayi benshi bameze batyo. Rero uretse kubabara ntacyo bakoze, bumvaga batabakora mu muhanda bose ngo babamaremo, cyane ko abenshi muri bo nabo babaga barwana no kuramuka. Bari babizi ko mu kanya gato yari kongera gusaragurika cyane kurushaho. Nta n'umwe wagarutse ngo yumve niba hari ikindi yavuga. Amaze kuvuga ayo magambo akaryama kuri urwo rutare, umukire yumvise ko atakomeza guhagarara kurenga ab'indorerezi. Yumvise ko naramuka akomeje gutekereza ku byo abantu bari bumuvugeho, nawe yari kubabaye nk'abandi bose. Ntiyigeze yongera kureba inyuma ngo arebe niba hari umureba. Yirutse yinjira mu iduka ryari riri hafi aho, agura ji n'umugati. Ntabwo yatekereje ku giciro, yasize amafaranga aho ngaho, agenda batanamugaruje, ajya aho umukobwa yarahise aryama. Yamwicaye iruhande amwereka umugati na ji. Umukobwa areguka, n'uwamuhagurutsa buhoro amujyana hafi y'imodoka. Umukobwa yari yatuje, afite imbaraga nke cyane. Yamuhaye umugati n'iyo ji nta magambo menshi amuvugishije. Umukobwa yafashe umugati yicara hasi, atangira kuwurya gahoro gahoro nk'utinya ko ushobora gushira. Umukire ati burya umumare ndakuzanira undi. Nawe turanzanira na ji. Umukire ati yego. Ji yayinyweye vuba, umugati awurya vuba, kandi uko yafunguraga niko amaso yatangiraga kongera kureba neza, kuko inzara yatumaga atabona neza. Imbaraga zatangiye kugaruka buhoro buhoro. Abantu bakomeje kumureba, kandi nanone batangira gutekereza kuri uwo mukire wari umugiriye impuhwe. Bumva barushije ubwenge n'umutima, kuko buretse kwiriza gusa nta kindi bari bakoze. Amaze kugira imbaraga nkeya, yatangiye kuvuga byinshi kurusha mbere. Yahise amubwira ukuntu arwaye atabimubajije, aravuga ati burya wowe wanyumvaga ko nshonje, kandi nanjye nari kuzagura imodoka nziza nk'iyi nkajya mfasha abantu. Kera nakuze ndi umwana usanzwe ntameze gutya, hari igihe byivanga nanjye nkayoberwa uwo ndi we. Yasobanuye ko uburwayi bwe bwatangiye nyuma y'uko ababyeyi be bapfuye, amasambu y'iwabo akigarurirwa na bene wabo, bakamwirukana akabura haba, akajya kuba ku muhanda, nyuma akisanga ari gukora ibintu atazi, abantu bamwita umusazi. Yabivugaga ameze nk'ushaka ko uwo mukire abona neza uko ibintu byagenze. Umukire yamwumvise adaciye ku ruhande, yamubajije izina rye, amubaza ibyo yibuka ku muryango we n'aho yakuriye. Yamubwiye ko yibuka mama we warwaye igihe kirekire, ko papa we yapfuye akiri muto, ko nyuma yo kubura mama we yasigaye ari wenyine, bene wabo bakanga kumwakira, ahubwo ibyari byabo bakabyigarurira. Akomeza kuvuga n'ibindi yibukaga. Umukire amubwiye ko atamurekera aho hantu. Yamubwiye ko yifuza kumujyana mu rugo, ariko mbere ya byose ko agomba kumujyana kwa muganga. Yamubajije niba ari bubyemere, umukobwa ntiyamusubiza. Yabanje gushidikanya, kuko yari yarigeze kwizera abantu bamubwiye ko bagiye kumufasha, yagera bikongera kwivanga bakamujugunya mu muhanda, bikarangira bamutaye burundu. Yashatse guhita yiruka kuko arabikora. Ageze hirya aragaruka aramubaza ati wowe ntabwo uzanjugunya uri kunyita umusazi? Nawe ati oya. Uwo mugabo yifuzaga kunyura mu nzira zemewe n'amategeko kugira ngo byose bikorwe mu mucyo. Yamwinjije mu modoka, umukobwa akimara kwicara kubera ko umubiri we wari wananiwe cyane, ahita asinzira.
Uwo mukire yabanje kujya kubonana n'umuyobozi wo mu mujyi amusobanurira uko yamubonye n'icyo ashaka gukora ku buzima bwe. Babyumvikanyeho bemeranya ko aramujyana mu muryango we akabana n'abana be bakamwitaho, ariko akabanza kumujyana kwa muganga kugira ngo asuzumwe, kandi ko niba bimwemerera azitabwaho byemewe n'amategeko, akamwongera mu mubare w'abana be. Kwa muganga basanze afite intege nke zikomeye zari zaratewe n'imirire mibi n'umunaniro mwinshi, kandi afite ihungabana rikomeye ryari rishingiye ku buzima yanyuzemo. Yatangiye kuvurwa no kwitabwaho byihariye. Mu byumweru byakurikiye ari kurya neza, akaryama neza, kandi akaganirizwa n'abaganga bari bazi kumutega amatwi, ukongeraho mu muryango w'uwo mukire bajyaga kumusura bamwenyura, bamushyiriye impano, udukinisho n'ibiryo, byatumye buhoro buhoro atangira kumera neza, isura ye itangira guhinduka. Uruhu rwe rwatangiye kugarura agasura, ruracya, amaso atangira kugarura ibara ry'umweru. Mu minsi yakurikiyeho yatangiye gusobanura birambuye uko yarwaye n'uko yageze ku muhanda. Yasobanuye ko yakoraga akazi kenshi ataruhuka mu gihe yabaga kwa bene wabo, ko burya bitari ukwanga ko haba, ahubwo ko bamufataga nabi cyane bamuvunisha nyuma y'uko ababyeyi be bapfuye, bakagurisha imitungo y'iwabo, akajya ku muhanda nkana ahunze uko bamufataga. Yagira akarwara ntajye kwa muganga kubera kubura amafaranga, indwara igakomeza kugenda izamuka, umutwe ugahora umurya ntiyivuze, bikagira ahata ubwenge. Igihe cyarageze aroroherwa ku buryo yashoboraga gutangira amasomo yihariye kugira ngo azasubire mu ishuri. Ntiyarakiri wa mukobwa w'umusazi ufite ikibazo mu mitekerereze. Nyuma y'amezi make avuye mu bitaro, ubuzima bw'uwo mukobwa bitaga umusazi bwari bwatangiye guhinduka ku buryo bugaragara. Umubiri wari warongeye kubona imbaraga, isura ye yaragaruye ubwiza butari bukibonwa burundu mu maso y'abantu, ndetse n'imyitwarire ye itandukanye cyane n'iya benshi bari bamuziho. Ijwi rye ryari ryaratuje, amagambo yasobanutse, n'amaso yatakigaragaramo agahinda kenshi, kandi atakiri umutuku nk'uko byari byarahoze. Uwo mukobwa bari baramenyereye nkwirirwa ku mihanda atabasha kwiyitaho, yuzuye umwanda, humura nabi kubera kutamesa, none yari amaze kuba umuntu ugaragara nk'ufite icyerekezo n'ahazaza heza. Mu rugo rw'uwo mukire yakiriwe nk'umwana wabo by'ukuri. Umugore we yamwitagaho nk'umubyeyi, akamuganiriza, akamwigisha utuntu twinshi two mu buzima busanzwe yari yaribagiwe cyangwa utwo atabashije kumenya neza. Abana babiri b'abakobwa bo muri urwo rugo nabo bamufataga nk'umuvandimwe wabo, bakamuganiriza, bagatera inzenya zatumaga aseka, bakamwereka urukundo rutagira urwikekwe. Bose uko bari babiri bamwitagaho cyane, kandi bakishimira gutemberana nawe. Mu minsi ya mbere ntiyabashaga kubyizera neza. Hari igihe yicaraga wenyine akibaza niba atazakanguka agasanga ari ku muhanda nk'uko byahoze. Ariko uko iminsi yagendaga ishira, niko umutima watangiye kwemera ko ubuzima bwe bwahindutse koko. Buhoro buhoro yatangiye no gusohoka akajya mu mujyi ari wenyine. Yagendaga yambaye imyenda myiza isukuye, irimo impumuro nziza, kuko abakobwa ba wa mukire babaga bamuteye umubavu uhumura neza kandi ugura amafaranga menshi. Abamubonaga kera cyitwa umusazi baratangaraga cyane. Hari abamurebaga inshuro nyinshi batari kwemera ko ari we, abandi bakibaza niba n'undi muntu basa gusa. Bamwe batinyaga kumwegera, bibaza bati ese koko ni we cyangwa n'undi twibeshyeho. Ariko hari n'abatinyutse kumusuhuza, bakamubaza niba ari we koko, maze akabasubiza atuje n'akanyamuneza, bakagira n'amatsiko yo kumubaza izina rye kuko bari barahoze bamwita umusazi. Umwe yaramubajije ati ubusanzwe witwa nde? Nawe ati njye nitwa Latifa. Abantu batangiye kuvuga bati uriya si wa mukobwa twitaga umusazi, none arakize koko? Abandi bati reba ukuntu yahindutse, none hasa neza kurusha bamwe muri twe. Jabasi yakoze neza rwose, ni wa mukire bavugaga. Umuryango wamwakiriye ntiwigeze witura kumushyira mu bikorwa byinshi icyarimwe. Babanje kumwubakira umutima, bamuha umutekano, bamwereka ko afite aho abarizwa, kandi bakamuhamagara mu izina rye kenshi. Nyuma y'igihe batangiye no kuganira ku hazaza he, Jabasi yamubajije inzozi ze, amubwira ko yifuza gusubira mu ishuri akarangiza amasomo ye yari yaracikirije. Ibyo byashimishije cyane uwo muryango, maze batangira kumutegura uburyo bwo kongera kwiga, bamusabira ibyangombwa. Igihe cyarageze yinjira mu ishuri ryisumbuye aho yagombaga gukomereza amasomo ye. Nubwo yari yaratangiye kwiga mu wa gatanu wayisumbuye mbere yo guta ubwenge, ahagarukiye ku murongo bamusubije mu wa kane. Yigaga amasiyanse harimo chemistry cyangwa chimie, biology na physique. Ku munsi wa mbere ajya ku ishuri, umutima wari wuzuye amarangamutima avanzemo ibyishimo, ubwoba, isoni n'icyizere. Yagiye yambaye imyenda y'ishuri, afashe amakayi n'ikaramu mu ntoki, asa neza nk'abandi banyeshuri bose. Abanyeshuri bamubonye ku munsi wa mbere, bamwe baratangaye cyane. Hari abari bamuzi uko yari ameze mbere, bahita batangira kongorerana. Bamwe bati isi wa mukobwa asereraga mu mugira, abandi bati oya ntabwo ari we, uriya arasa neza cyane. Ibyo byose byamugezeho, ariko yahisemo kwihangana, yibuka aho yavuye n'aho yerekeza. Yari azi neza ko urugendo rwe rutaratangira, ko intambwe yarateye yari intangiriro y'ibindi byinshi bizaza. Nubwo yari amaze gutekana ku mubiri no ku mutima ku rugero runaka, hari ibikomere byari bikiri imbere muri we.
Hari igihe yicaraga mu ishuri agasa n'utakiri aho, ibitekerezo bikamujyana kure. Yibukaga ibihe by'umuhanda, ku magambo y'abantu bamusekaga, ku ijoro ry'imvura yamunyagiraga ntaho kwikinga afite, no kuba muri abo banyeshuri birirwanaga biga mu ishuri n'abandi yatahaga akanyuramo ari abamusekaga mbere. Ariko noneho ntiyari wenyine muri urwo rugamba. Umuryango we mushya n'abaganga bakomezaga kumukurikirana, bakamufasha buhoro buhoro gusobanukirwa ibimubaho no kumenya uko yabigenzura. Iyo nimugoroba asubiraga mu rugo, yabaga yumva ananiwe, ariko mu mutima we hari icyizere cy'ahazaza. Yaratangiye kongera kubona inzozi, izo yari yaribagiwe kera. Mu byumweru byakurikiyeho, Latifa yatangiye kwiyumva neza mu ishuri, nubwo bitari byoroshye nk'uko yabitekerezaga mbere. Amasomo yigaga cyane cyane ya siyansi nka chemistry, biology na physics yasabaga kwitanga gukomeye, gusoma buri munsi no gusobanukirwa ibintu byinshi bishya kuri we. Kubera ko yari yaracikishije amashuri igihe kirekire, hari ubumenyi bwinshi abandi banyeshuri bari bafite we atari yarigeze agira. Byatumaga rimwe na rimwe yicara mu ishuri akumva asa n'uwamaze gusigara inyuma, nubwo akoraga uko ashoboye kose ngo yihute agere aho abandi biganaga bari bageze. Abarimu bageragezaga kumufasha, cyane cyane ko babonaga umuhate yari afite. Hari bamwe bamwitagaho by'umwihariko bakamusobanurira amasomo ye mu buryo bwihariye nyuma y'amasomo rusange. Kuko Jabasi yari afite amafaranga, yamushakiye abarimu bo kumwigishiriza mu rugo, no mu mpera z'icyumweru amushyiraho kumusobanurira. Ibyo byamuhaye icyizere, ariko nanone bimushyiraho igitutu cyo gushaka kwigaragaza neza, kuko yumvaga adashaka gusubira inyuma ngo agaragare nk'udashoboye. Yari yarahawe amahirwe adasanzwe n'umuryango wamwakiriye, kandi mu mutima we yumvaga agomba kuyabyaza umusaruro uko bishoboka kose. Mu ishuri, nubwo hari bamwe batangiye kumenya ko ari we Latifa wahoze ku muhanda, hari n'abandi batigeze babyakira neza. Hari abamuciraga urubanza bucece, bakamureba mu buryo bumwereka ko batamwizeye neza. Hari n'abamuvugagaho amagambo atamwubaka, bavuga ko ashobora kongera gusara igihe icyo ari cyo cyose. Nubwo ayo magambo atamugeragaho kenshi mu buryo butaziguye, hari igihe yumvaga cyangwa akayamenyeshwa n'abandi, bikamukomeretsa ku mutima bucece. Latifa yakomeje kwiyemeza kutabitaho, ariko mu by'ukuri ayo magambo yatangiye kugira icyo ahindura imbere muri we. Hari igihe yicaraga wenyine agatekereza cyane ku buzima bwe bwose yanyuzemo, akibaza impamvu ari we byabayeho, impamvu ababyeyi be batakiriho, n'impamvu yanyuze mu mibabaro yose atigeze ahitamo. Ibyo bitekerezo byamuteraga agahinda kenshi, nubwo ku isura yageragezaga kugaragaza ko ameze neza. Mu gihe amasomo yagendaga arushaho gukomera, igitutu nacyo cyariyongereye. Yarangije mu wa gatanu, noneho agera mu wa gatandatu. Abantu bose bibwiraga ko yakize. Ibizamini bya leta byari byegereje, uwo mwaka niwo bari kuzabikoramo. Abarimu bakomeje kubasaba kwiga ibintu byinshi, abanyeshuri bose bashyira imbaraga mu kwiga. Latifa nawe yageragezaga gukora cyane kurusha mbere, ashaka kuzatsinda icya leta, akamara amasaha menshi nijoro asubiramo amasomo, rimwe na rimwe agasinzira atinze cyane. Umunaniro watangiye kumwiyongeramo, ariko ntiyabibonaga nk'ikibazo gikomeye, kuko yumvaga ari igiciro agomba kwishyura ngo agere ku nzozi ze. Ariko uko iminsi yagendaga ishira, hari impinduka zoroheje zatangiye kugaragara ku mitekerereze ye. Hari igihe mu ishuri yibagirwaga ibyo amaze kwiga, cyangwa kumva amagambo y'umwarimu asa n'ari kumumena umutwe. Hari n'igihe yicaraga kumva umutwe uremereye cyane, ibitekerezo bikamwirukamo vuba vuba ku buryo atabashaga kubigenzura neza. Yageragezaga kubihisha kuko atifuzaga ko hari uwabimenya. Mu ijoro rimwe, ubwo yari arimo gusubiramo amasomo ya chemistry, yigeze guhagarara gato, yumva ari nkaho hari amajwi ari kumwongorera mu matwi, amwibutsa amagambo yigeze kubwirwa kera, amagambo mabi y'abamusekaga bamwita amazina mabi. Yahise ahagarika gusoma, areba hirya no hino mu cyumba, ariko nta muntu n'umwe wari uhari. Yibwiye ko ari umunaniro gusa, arongera aricara akomeza gusoma, nubwo umutima wari utangiye kugira ubwoba buke. Mu minsi yakurikiyeho, ibyo bintu byakomeje kuba kenshi, nubwo bitari bikomeye cyane ku buryo byahita bigaragara ku bandi. Hari igihe yumvaga ameze neza cyane, akiga neza, agasekana n'abandi, akaganira nta kibazo. Ariko hari n'indi minsi yibagirwaga vuba, agatekereza ibintu byinshi icyarimwe, cyangwa kumva amarangamutima yahindagurika mu buryo atabashaga gusobanura. Umuryango watangiye kubona ko hari impinduka nkeya, nubwo zari zitaragaragara cyane. Umugore w'uwo mukire Jabasi yamubajije rimwe nimugoroba ati, Latifa, umeze ute koko muri iyi minsi? Mbona unaniwe cyane. Latifa yaramusubije ati, nta masomo mama, arakomeye cyane, ariko nzabimenyera. Yageragezaga kugaragaza ko byose bimeze neza, kuko atifuzaga kongera gutera impungenge abo bantu bari baramuhaye urukundo rwinshi. Ariko mu mutima we hari ikintu cyari gitangiye kumuhangayikisha. Yari azi neza uko byatangiye ubushize, nubwo atabyibukaga byose mu buryo burambuye. Yumvaga hari ikintu gisa n'icyo cyari kiri kongera kugaruka muri we buhoro buhoro, ariko akagerageza kwiyumvisha ko atari byo, ko ari umunaniro usanzwe gusa ko bizashira. Mu minsi yakurikiyeho, ibyo Latifa yumvagamo ntibyari bikiri ibintu byo kwirengagiza. Byatangiye buhoro, ariko ko byagendaga byiyongera, niko byamubuzaga umutuzo yari amaze igihe yubaka. Mu ishuri hari igihe yicaraga mu mwanya wo kumva amagambo y'umwarimu asa n'ari kure cyane, nk'aho hari urundi rusaku ruri kumuvugira imbere mu mutwe we. Yageragezaga kwibanda ku byo yigishwa, ariko ibitekerezo bye bikagenda bimujyana ahandi.
Ijoro rimwe ubwo yari gusubiramo amasomo ya biology, ibintu byanditse mu buryo butari busanzwe. Yatangiye kumva amajwi atari nk'aho yumvaga mbere. Ayo majwi yamubwiraga amagambo amutera ubwoba, amwibutsa ibihe byo mu muhanda, abantu bamukubise n'amagambo mabi yigeze kumva. Yagerageje kwifunga amatwi, ariko ayo majwi kuko yari imbere muri we ntiyahagarara. Yatangiye gucika intege, umutima urahungabana cyane n'amaso yuzura ubwoba ashaka kwiruka. Mu gitondo cyakurikiyeho umuryango watangiye kubona impinduka zigaragara. Latifa ntiyarakivuga neza nk'uko byari bimeze mbere. Rimwe na rimwe amagambo ye yarivangaga, akavuga ibintu bidafite aho bihuriye n'ibiri kuba. Hari n'igihe yarebaga abantu nk'utabona neza cyangwa akabita amazina atari ayabo. Uwo muryango wahise wumva ko ikibazo kitari kikiri gito. Ku ishuri byarakomeye, umwarimu yabaza ikibazo cyo mu isomo rimwe agatera hejuru, bamubaza agasubiza ibindi byo mu yandi masomo. Abanyeshuri bongeye kumutinya, batangira kumugendera kure bagira impungenge. Bamwe batangiye kumuserereza ko yongeye gusara, agerageza kwihagararaho ariko umutima we ntiwari uri hamwe. Yagiraga mu rugo afite agahinda kenshi, igihe ashaka kugahisha bikanga, agahita ajya kuryama nabo bakabibona ko afite ikibazo. Ku ishuri bageze aho bafata icyemezo, babona akomeje kuvuga amagambo aterekeranye, babimenyesha umuryango wamwitagaho. Ariko icyo gihe ntibigeze bagira igitekerezo cyo kumureka ngo asubire inyuma nk'uko byagenze mbere, ahubwo barahagurutse bamwereka urukundo kurushaho. Umugore wa Jabas yamwicaye iruhande, amufata mu maboko, amubwira mu ijwi rituje ati Latifa, uri kumwe natwe, nturi wenyine. Ibyo ngibyo nubwo Latifa atari ari kubyumva neza uko bikwiriye, ayo magambo yamugeze ku mutima. Jabas nawe ntigeze ajijinganya, yahise ashaka abaganga bari baramukurikiranye mbere, ababwira ko ari impinduka zikomeye zatangiye kubaho. Batangiye gutegura uko yakongera kuvurwa byihuse mbere yuko ibintu bikomeza gukomera. Icyo gihe aho kumwanga kuko byari byaramubayeho kera, uwo muryango wamugaragarije ko urukundo bari bamufitiye rutagabanuka kubera uburwayi bwe. Gusa babanje kumukura mu ishuri kuko yajyaga bukamusaza cyane kurushaho. Igihe yajyaga kwa muganga, Latifa aratangiye gutakaza ubushobozi bwo gusobanukirwa neza ibiri kuba. Hari igihe arakaraga agashaka kwiruka, avuga ko hari abantu bamukurikiye bashaka kumugirira nabi, ariko uwo muryango ntiwamuretse. Baramwihanganiraga bakamuvugisha neza, bakamufasha kugera yemeye kuvugana n'abaganga no gufashwa nabo. Mu bitaro abaganga basanze uburwayi bwe bwari bwarongeye kuzamuka bitewe n'ihungabana rikomeye yaranyuzemo, ryari ryari mu mutwe nubwo yari amaze kugaragara nk'uwakize. Basobanuriye uwo muryango ko bishobora kubaho cyane cyane ku bantu banyuze mu buzima bukomeye nk'ubwe, ariko kandi babijeje ko nibamwitaho neza kandi agakomeza gufata imiti no kuganirizwa ashobora kongera koroherwa. Iyo minsi ntiyari yoroshye ku muryango we. Hari igihe bamusangaga arira atazi impamvu cyangwa agahora acecetse atavuga. Hari n'igihe yarakaraga cyane agashaka kwirwanaho nk'uko yabigenzaga akiri ku muhanda, ariko nta n'umwe wigeze amuvaho. Bamuhoraga hafi bamuganiriza, bamwibutsa ko afite aho abarizwa, ko hari abantu bamukunda. Buhoro buhoro imiti n'ubufasha bw'abaganga byatangiye gukora. Latifa atangiye kongera gutuza, amagambo yarongera arasobanuka. Nubwo byatwaye igihe kigera mu mezi 8, hari umunsi yicariye uwo mudamu wamutegaga amatwi aramubwira ati mama, ndabona nongeye kuba njye. Ayo magambo yatumye amarira yuzura amaso y'uwo mugore kuko arazi neza urugamba banyuzemo. Nyuma y'amezi make Latifa yongeye gukira ku rwego rushimishije. Icyo gihe umuryango ntiwigeze wihutira kumusubiza mu ishuri. Babanje kureba uko ameze neza koko, ko afite imbaraga zihagije nuko ashobora kongera guhangana n'igitutu cy'amasomo. Latifa nawe yari amaze gusobanukirwa neza uburwayi bwe, yemera gukomeza gufata imiti no gukurikiza inama z'abaganga. Igihe cyarageze asubira mu ishuri, noneho yaragarutse afite indi myumvire itandukanye. Yarazi ko atagomba kwihatira ibintu byose icyarimwe, ko agomba no kwiyitaho, akumva iby'umubiri n'umutwe we bimutegeka ntahatirize. Yize kugabanya umuvuduko yigagaho, atangira kwiga gahoro gahoro ariko neza no gusaba ubufasha igihe bukeneye. Abanyeshuri bamubonye agarutse, bamwe batangaye kurushaho. We yiganaga n'abari bamuri inyuma, bagenzi be barasoje. Bamwe bari barumvise ko yongeye gusara, ntibari bazi ko azagaruka. Ariko noneho yagarutse atuje, afite intego kandi asa n'uwamenye neza ubuzima bw'icyari cyo. Umuyobozi w'ikigo yakoresheje inama abanyeshuri bose, abasaba kutazagira uwo babwira amagambo mabi uwo ari we wese, ndetse ateganya ibihano bikomeye cyane ku muntu uzagwa mu ikosa nk'iryo mu rwego rwo kurinda Latifa. Ibyo byatumye bamwe batangira kumwubaha, ndetse n'abigeze kumuseka batangira kumwegereza buhoro buhoro bakajya bigana nawe. Igihe cy'ibizamini bya leta nanone cyegereje, Latifa bishyizeho umutima we wose. Yarazi neza ko ari amahirwe akomeye kandi ko ashobora kuba ariyo ntambwe izamugeza ku nzozi ze. Nubwo byari bigoye, yagerageje kwiga uko ashoboye, akurikiza gahunda y'abaganga, aruhuka igihe bikenewe kandi agasenga cyane asaba imbaraga. Amaze gukora ibizamini, yategereje amanota afite ubwoba n'icyizere icyarimwe. Igihe yasohokaga, umunsi wabaye uw'amateka mu buzima bwe. Yari yatsinze neza, amanota yamwemerera gukomeza muri kaminuza ku nkunga ya leta. Uwo munsi mu rugo rwa Jabas habaye ibyishimo bidasanzwe.
Bose barahoberanye barira amarira y'ibyishimo. Jabas yarebye Latifa aramubwira ati twari tuzi ko uzabishobora. Nawe aramusubiza ati iyo mutamfasha mba nkiri ku muhanda cyangwa wenda nkaba nyiri mu mwijima wundi ntazi. Nyuma y'uko abonye amanota amwemerera kujya muri kaminuza ku nkunga ya leta, ubuzima bwo mu rugo rw'uwo mukire bwari bwuzuye ibyishimo n'icyizere cy'ejo hazaza heza. Buri wese yabonaga ko ibyo bakoze bitapfuye ubusa, kuba bakuye ku muhanda none hagiye kuba umuntu ukomeye ufite ejo hazaza hizewe. Latifa nawe yumvaga ko afite inshingano yo kwitwara neza kurushaho kugira ngo atazigira atenguha abo bantu bamuhaye ubuzima bushya. Nyuma y'amezi yo gutegereza nk'ikiruhuko kiba hagati yo kurangiza ayisumbuye no gutangira kaminuza, yakiriye ubutumwa bumenyesha ko yemerewe gutangira amasomo ya kaminuza mu ishami ry'ubuganga. Umutima we wuzuye ibyishimo. Mu ntangiriro z'amasomo ye ibintu byose byari biri kugenda neza nk'uko byari bisanzwe, ariko buhoro buhoro hari impinduka zatangiye kugaragara mu buzima bwa Jabas nubwo atabanje kuzimenyesha umuryango we. Ubucuruzi bwe bwari busanzwe bumugirira akamaro bwatangiye guhura n'ibibazo bitari byitezwe. Imodoka zizakoraga ubwikorezi zatangiye kugira ibibazo bya tekinike, zimwe zari zishaje cyane ku buryo zatangiye kugenda zipfira mu nzira. Umunsi umwe imwe muri izo modoka irimo kugenda ifatwa n'inkongi mu buryo butunguranye. Umushoferi wayo yarokotse ku buryo bw'agatangaza, ariko yari yakomeretse bikomeye. Iyo nkuru yageze mu muryango bakubitwa n'inkuba kuko iyo modoka yari imwe mu zari zibafatiye runini mu bucuruzi bwawo. Byabaye nk'intangiriro y'ibindi bibazo byinshi byakurikiyeho. Mu minsi yakurikiyeho indi modoka nayo yakoze impanuka, ibyari birimo byose birameneka, rubanda baza kwiyorera. Yari ari kumwe n'abandi bantu batatu bakomereka cyane. Mu igenzura ryakozwe basanze umushoferi wari yitwaye nta byangombwa byuzuye yari afite. Yari yarabitaye aricecekera akajya ajya mu muhanda akagenda nkaho nta cyabaye. Byatumye imodoka ifatirwa ndetse na Jabas atangira gukurikiranwa n'inzego zitandukanye kubera ibyo bibazo n'ibindi byashamikiyeho. Yatangiye gusohora amafaranga menshi mu buryo bwihuse kuko yagombaga kwishyura ibihano, kuvura abakomeretse no kugerageza gusana ibyo byari byarangiritse. Mu gihe Latifa yakomezaga kwiga kaminuza, umuryango wamwakiriye wari uri kunyura mu bihe bikomeye by'ubukungu. Bimwe mu byari umutungo wabo byatangiye kugurishwa kugira ngo babashe guhangana n'ibibazo byari bibugarije. Jabas yakomeje kugerageza guhisha uburemere bw'ibibazo bye, ariko buhoro buhoro byari biri kugenda bigaragara. Nyuma yo kwinjira muri kaminuza mu ishami ry'ubuganga, Latifa yari yaratangiye ubuzima bushya butandukanye cyane n'ubwo yari asanzwe amenyereye. Ubuzima bwo ku kigo muri kampisi bwasabaga kwigenga, kwimenya no kwitaho ku giti cye kuko yahabwaga amafaranga y'ishuri buri kwezi. Ku rundi ruhande amasomo yigaga ntiyari yoroshye na gato. Ubuganga bwamusabaga umwanya munini, gusoma cyane no gusobanukirwa ubuzima bw'umuntu mu buryo bwimbitse. Nubwo ari kure y'umuryango wamwakiriye, byamubuzaga kubatekerezaho buri munsi. Yabahamagaraga kenshi akababaza amakuru yabo, nabo bakamwizeza ko bameze neza, bakamubwira ko agomba gushyira umutima ku masomo ye. Ariko inyuma y'ayo magambo habaga hari ukuri batamubwiraga. Mu by'ukuri ubuzima bwo mu rugo bwari bukomeje kugenda burushaho gukomera. Ibyo bari bafite byinshi byari byaragiye bishira, ubucuruzi bwarasubiye inyuma cyane. Nubwo bari baragerageje gukomeza kugaragaza ko bihagazeho, ukuri nuko bari batangiye kubaho mu bukene bukomeye batigeze batekereza ko bazageramo. Iyo Latifa yabazaga uko bameze, bamusubizaga bamwizeza ko nta kibazo gihari. Ntibifuzaga kumuca intege cyangwa kumutesha umutwe mu gihe ari mu rugendo rukomeye rwo kubaka ejo hazaza he. Nawe yageragezaga kubyemera, ariko umutima we ukamubwira ko hari bitagenda neza. Mu biruhuko yagarukaga mu rugo. Icyo gihe yabonaga neza uko ibintu byahindutse. Inzu yari ikiri nziza, ariko ubuzima bwari buyirimo ntibwari bwa bundi. Rimwe yagerageje kubabaza, ariko baramuhakanira bavuga ko hari ibintu bisanzwe. Nawe ntiyabashije kubahatira kumubwira ukuri, yahisemo gusubira ku ishuri afite umutima uremerewe, ariko yiyemeza kurushaho kwiga cyane kuko yumvaga aribwo buryo bwonyine azabafashamo mu gihe kizaza. Igihe cyakomeje kugenda gishira, Latifa akomeza amasomo ye. Uko yajyaga azamuka mu masomo, niko yarushagaho gusobanukirwa ubuzima bw'umuntu, uburwayi n'agaciro k'ubuzima. Yabonaga abarwayi mu bitaro byigishirizwagamo, akiga uko babafasha, akamenya ububabare bwabo n'uko bavurwa. Ariko mu rugo ibintu byari bikomeje kugorana kurushaho. Mu mwaka wa kabiri wa Latifa muri kaminuza, umukobwa mukuru wa Jabas yatangiye kurwara. Mu ntangiriro byasaga n'ibintu bisanzwe, afite umunaniro, kuribwa no kumererwa nabi rimwe na rimwe. Ariko uko iminsi yagendaga ishira, uburwayi bwe bwakomeje kwiyongera. Batangiye kujyana kwa muganga, bakamugarura mu rugo, bakamusubizayo, bakamupimisha, ariko ibisubizo bigakomeza kubatera impungenge. Amafaranga make bari basigaranye yatangiye gushirira mu kumuvuza. Batangiye guhangayika cyane, ariko bakomeza kubihisha Latifa. Muri iyo minsi no gutaha mu rugo byaramugoraga kubera amasomo menshi babaga bafite. Ntibifuzaga kumubwira ko ubuzima bwabo buri kurushaho kugorana, cyane cyane ko yari ari mu masomo akomeye. Mu biruhuko byakurikiyeho ngiye gutaha, icyo gihe noneho ibintu byari biri kugaragara cyane. Uwo mukobwa yari yarahindutse cyane, umubiri warashizeho. Latifa noneho wese abona ko ikibazo gikomeye. Yamubajije uko ameze, ariko uwo mukobwa amwenyura buhoro ati nibisanzwe nzakira.
Gusa Latifa ntiyabyemeye mu mutima we. Yarebye ababyeyi be abona amaganya mu maso yabo nubwo bagerageje kuyahisha. Noneho ntiyarakiri wa mukobwa utekereza gusa ku gutsinda amasomo ye. Yaratangiye kumva ko igihe kizagera agafasha uwo muryango wamufashije. Mu mwaka wa 3 yaramaze gukura mu bitekerezo no mu myigire. Yaratangiye kujya mu bitaro agakora imyitozo ngiro ndetse yambara ikote ryera ry'abaganga, afasha abarwayi mu buryo bworoheje, akurikiranwa n'abamwigishaga. Iyo yirebaga mu ndorerwamo yambaye iyo taburiya, yibukaga aho yavuye, ku muhanda, mu mwanda, mu buzima butagira icyizere. Noneho akibona ari hafi kuba umuganga wa nyawe. Ariko uko byari bimeze ku ishuri siko byari bimeze iwabo. Uburwayi bwa wa mwana mukuru bwari bumaze gufata indi ntera. Yari arembye cyane, noneho atakiva mu bitaro. Umuryango rero amaze kunanizwa n'ibibazo by'amafaranga. Bakomeje kumuvuza uko bashoboye nubwo byabasabaga gutanga byinshi batari bagifite. Rimwe muri umuntu wari urwaye yahamagara Latifa amubwira ibibazo bari bafite. Yaramubwiye ati wacu ibintu si byiza, umuvandimwe wacu arwaye cyane. Latifa yahise yumva umutima ucitse intege, amaso yuzura amarira, yicara hasi bucece. Yambaye itaburiya yari itangiye kumugaragaza nk'umuganga w'ejo hazaza. Nubwo Latifa ari kure yakomezaga kubyumva. Ntiyabibwirwaga byose uko byakabaye, ariko uko yavuganaga nabo nuko yumvaga amagambo yabo byamwiruriraga ko ibintu bitoroshye. Yajyaga asenga asaba ko Imana yafasha uwo muryango wamubereye byose, kuko yumvaga nta kindi yakora uretse kwiga neza akazarangiza akabafasha. Latifa ageze mu mwaka wa 4 w'amasomo y'ubuganga nibwo ubuzima bw'uwo mukobwa wari urembye bwaje guhinduka mu buryo butunguranye. Nyuma y'imyaka 2, nyuma y'imiti myinshi, kwitabwaho kenshi n'amasengesho atagira iherezo, uburwayi bwe bwatangiye kugabanuka. Buhoro buhoro umubiri watangiye kongera kugira imbaraga, ijwi rye ritangira kongera kumvikana neza. Umunsi abaganga batangarije umuryango wabo ku mugaragaro ko umukobwa bari mu nzira yo gukira neza, wabaye umunsi w'ibyishimo bidasanzwe. Barahoberanye barira amarira y'ibyishimo, bishimira ko nubwo byabashyize mu bukene bukomeye, ubuzima bw'umwana wabo butari bugiye gutakara. Latifa nawe bimenye yumvise umutima wuzuye ibyishimo ndetse aranarira. Yibuka uburyo uwo muryango wamurwaniriye ukaba wari ubashije gutsinda n'icyo kigeragezo. Nibyo yahoraga asengera kuko nta mafaranga yari yakabonye ngo wenda yabafasha. Ariko nubwo umwana yakize, ubuzima bw'umuryango bwo ntibwigeze busubira ku murongo, ahubwo aho n'ibibazo bishya byatangiriye. Jabasi wahoze ari inkingi y'umuryango wigeze kuba umukire ukomeye. Uko yibukaga imitungo yatakaje, uko yatekerezaga amafaranga yose yashyizwe mu kuvuza umwana we, nuko yabonaga nta cyizere gihari cyo kongera gusubira ku buzima bwiza, byamwangirije umutima. Buhoro buhoro yatangiye gushakira ihumure mu nzoga. Mu ntangiriro yageragezaga kunywa nkeya yo kugerageza kwibagiza ibitekerezo byamuhangayikishaga, ariko uko iminsi yagendaga ishira kunywa inzoga byahindutse akamenyero. Yatangiye gutaha atinze, rimwe na rimwe agataha yasinze, agatangira kugira imyitwarire itari isanzwe iwabo. Umugore we yagerageje kumuganiriza, kumwibutsa inshingano ze nk'umubyeyi n'umutware w'urugo, ariko ntiyamwumvaga nk'uko byahoze. Abana batangiye kugira ubwoba, urugo rwari rusanzwe rufite urukundo rutangaje rutangira kuzamo umwuka w'amakimbirane. Nubwo Latifa arakiri ku ishuri, yatangiye kumenya ko ibintu byahindutse cyane iwabo. Yabibwirwaga gake, rimwe na rimwe akabibona mu buryo bugaragara mu gihe yabaga atashye mu biruhuko. Yabonaga uko ubuzima bwabo bwahindutse, Jabasi atakiri wa wundi, nuko urugo rwari rutangiye gusenyuka mu buryo bwa bucece. Ariko icyo gihe ntiyari afite amahitamo. Yarageze kure mu masomo ye, kandi gusubira inyuma byari gusenya byose yaramaze kubaka. Yahisemo gukomeza amasomo atitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, ariko none afite umutima uremerewe kurushaho. Mu mwaka wa 5 wa kaminuza, ari nawo wa nyuma mu masomo y'ibanze y'ubuganga, ibintu byo mu rugo byari byararushijeho gukomera. Uwo mugabo yaramaze kuba umusinzi ku buryo bugaragara. Amafaranga make yabonaga, aho kujya mu mibereho y'urugo, yatangiye kuyajyana mu nzoga. Byatumaga amakimbirane arushaho kwiyongera hagati ye n'umugore we. Hari igihe byageragaho bagatunganira imbere y'abana ibintu bitari bisanzwe mbere. Urugo rwari rwubakiye ku rukundo n'ubwitange, rwari rutangiye gucikamo ibice. Abana nabo batangiye gucika intege, batakaza icyizere cy'ejo hazaza. Iminsi yakomeje kugenda ishira, Latifa agera ku ndunduro y'urugendo rwe rw'amasomo. Nyuma y'imyaka myinshi y'amasomo akomeye, amarira, kwihangana no kurwana n'ibikomere byo mu mutima, igihe cyarageze asoza amasomo y'ubuganga. Uwo munsi ni wari usanzwe kuri we, wari umunsi w'ibyishimo, ariko nanone umwibutsa urugendo rurerure yanyuzemo rwo kuva ku muhanda mu buzima bwo kwitwa umusazi, kugera aho yambara ikote ryera nk'umuganga, agakomeza akarangiza abaye dogiteri. Mu muhango wo gusoza amasomo, yarebye uko we na bagenzi be bari bambaye, amarira aragwa. Ntiyari amarira y'agahinda, ahubwo yari ay'intsinzi. Nubwo Jabasi yari yarahindutse umusinzi, we n'abana n'umugore bagiye kumushyigikira ku ishuri, ndetse mu rugo bagerageza gutegura ibirori byoroheje. Mu ijambo yavuze, Latifa yibukije abantu bake bari baje mu birori ibihe by'umwijima yanyuzemo n'uko umuryango wamwakiriye, akaba yarageze aho benshi batatekerezaga ko ashobora kugera. Nyuma yo kurangiza amasomo, ntiyatinze kubona akazi.
kubera amanota meza yari yaragize n'imyitwarire myiza yarazwiho, yahise ahabwa akazi mu bitaro bikomeye. Umushahara we wari mwiza cyane. Icyiza cye ntiyigeze yibagirwa aho yavuye n'abamufashije. Amafaranga ya mbere yahembwe ntiyigeze akoresha mu bintu bye bwite, mbere yo gutekereza ku muryango umubereye byose. Yahise ataha iwabo, agera mu rugo asanga ibintu bitarahindutse cyane, ubukene bugihari n'umwuka w'amakimbirane utararangira. Yarahageze asanga Jabasi yararushijeho guhinduka. Yaramurebye, amarira amuzenga mu maso, ariko ntiyavuga byinshi. Yaragera amuhobera. Jabasi yakomeje gutungurwa nuko Latifa yamwizeraga, agakomeza kumwubaha cyane, kuko mu mutima we yumvaga we yaratsinzwe nk'umubyeyi, nk'umugabo wari warahoze yubashywe, akaba yarasigaye atera abantu umujinya ahubwo. Ariko Latifa amubwiye mu ijwi rituje ati, papa ndahari, igihe cyanjye kirageze ngo nanjye mbafashe. Guhera uwo munsi ibintu byatangiye guhinduka buhoro buhoro. Latifa atangiye gufasha umuryango we mu buryo bw'amafaranga, abakura mu bibazo byari bibugarije. Yabafashije kugura ibintu byo mu nzu birimo intebe nziza, televiziyo n'ibindi bikoresho bari baragurishije mbere, atangira no kubagira inama y'uko amahoro yagaruka mu rugo. Yaganirije Jabasi ubwe, amwereka ko nubwo ibintu byagenze nabi, hari hakiri amahirwe yo kongera gutangira. Yaramubajije ati, niba njye witwaga umusazi ubu ndi umudogiteri, nkaba ndi kuvura abantu, nshoboye no kugira abo mfasha, kuki wowe wakwiheba utaragera nk'ahanjye? Yego kuko wahombye byinshi, ariko ntiwahombye ubuzima n'ibitekerezo byawe. Igihe kirageze ngo nanjye nguhindurire ubuzima, wenda umutima wanjye waruhuka ngize icyo mbamarira. Yaramwihanganiye, amuba hafi, nubwo byari bitoroshye kureka ubusinzi yari yarishoyemo. Byatwaye igihe, ariko buhoro buhoro atangira guhinduka. Yatangiye kugabanya inzoga, atangira kumva amagambo ya Latifa, ndetse atangira kongera kugira icyizere cy'ubuzima. Umugore we nawe yishimiye iyo mpinduka, abana nabo bongera kubona ibyishimo mu rugo rwabo. Mu minsi yakurikiyeho, inzoga yaziritse burundu, noneho arabishobora, ubuzima bwongera gusubira ku murongo, nubwo butari bwabona bwo kugira imitungo myinshi cyane. Yaretse inzoga burundu, yimenyereza ubucuruzi bundi bushya. Latifa abonye ko yasubiye ku murongo kurushaho, noneho afata inguzanyo nini cyane, yose arayimuha, yagura ubucuruzi bwe. Gake gake yongeye kumera nk'uko yahoze. Nyuma y'igihe Latifa nawe yaje kubona umuntu umukunda, umwubaha kandi wemera amateka ye yose, akamuha icyizere ko anongeye guta ubwenge atamutererana. N'umudogiteri bakoranaga yari yarasanze mu kazi aho ngaho bakoraga ku bitaro bikuru. Ku munsi w'ubukwe bwe yarebye Jabasi aramubwira ati, bamwe mu bari hano bazi amagambo nigeze kuvuga yatumye nkura ku muhanda. Wansanze mu mbaga y'abantu benshi nashonje, ungirira impuhwe batagize, urangaburira, unanjyana mu rugo rwawe. Mvuze byinshi narira, ariko nzahora nkurimo ideni. Umuryango wanjye bwite ndabizi uranyifuza ukambura, kuko nyuma yo kongera kuba muzima ntigeze njya kubaririza ibyacu banyeze ngipfusha ababyeyi bose. Ubu nabonye umuryango mushya, nimwe muzambera ababyeyi mu gihe cyose muzaba mukiriho, no mu gihe cyose nzaba nyiriho. Kandi abana banyu bazakomeza kumbera abavandimwe, nanjye mbabere umuvandimwe. Jabasi nawe yahagaze imbere y'umuryango we wose n'abandi bose bari baje mu bukwe, areba Latifa mu maso, amarira atemba ku matama nubwo ari umuntu w'umugabo. Aravuga ati, umukobwa nahinduriye ubuzima, niwe wahinduye ubwanjye. Ayo magambo yatumye n'abandi benshi barira. Latifa ntiyarakiri wa mukobwa witwaga umusazi n'abantu mu muhanda. Yari umuganga, umudogiteri, ari umugore wubatse, kandi ari umuntu wahinduye ubuzima bw'abandi nk'uko ubwe bwari bwarahinduwe. Nitwa Murukare, ninjye tubana muri izi nkuru z'ubuzima tubagezaho hano kuri Icano. Ndabashimira cyane kubw'urukundo mukomeje kutwereka no kudushyigikira no kudukurikirana umunsi ku wundi, haba hano no kuri Musekura Jean mu nkuru z'urukundo. Niba utarakora subscribe, koraho ubashe kujya ubona izindi nkuru zacu zose uko zisohotse, kandi usangize abandi iyi nkuru niba hari abo wumvise yafasha. Mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha.